Mbahaye ikaze muri sobanukirwa turagaruka ku mateka y'abami b'u Rwanda batanze badashatse. U Rwanda rwagize abami 28 mu mateka yarwo. Abami 26 muri bo niba amateka atugaragariza ko bashatse abagore bazwi nk'uko umuhango w'ubukwe ubigena n'amateka y'u Rwanda. Abandi babiri ntaho atubwira ko bashatse abagore. Umwami wa mbere ni Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo ni mwene Ndabarasa wa Rujugira na Nyiratamba wa Sesonga, umugabekazi ukomoka mu muryango mugari w'Abega. Yimye ingoma ahasaga mu mwaka w'igihumbi 741 kugeza mu mwaka w'igihumbi 746. Irindi zina yitwaga ni Muhwerazikamwa. Yimye ingoma azunguye se Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Muhwerazikamwa ni izina yahawe na sekuru Rujugira kuko yarananutse cyane kandi ntacyo kwa Ndabarasa bari bakennye. Inka zihumuzwa ijoro n'umunsi. Ni umwami wa 21 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Mibambwe Sentabyo yimye ingoma. U Rwanda rwari rusigaranye ibihugu bibiri bikomeye byari biruhangayikishije ngo rushyitse umutima mu nda ko intego yarwo iri hafi kugerwaho. Ibyo bihugu ni Ubugesera bw'Abahondogo n'Igisaka cy'Abazirankende. Akimara kwima ingoma yihatiye gutera igihugu cy'Ubugesera ngo nawe ashyire itafari rye ku mushinga wo kubaka u Rwanda. Aca agahigo ko kwigarurira kimwe mu bihugu bikomeye byazengereje sekuru Rujugira. Amateka yemeza ko yimye ari umusore w'igihame utarakomera kandi utarashaka. Amateka kandi nta mugore uzwi atugaragariza ko Sentabyo yashatse, nubwo bivugwa ko hari umwamikazi wo mu Ndorwa babyaranye umwana w'umuhungu witwaga Nkezabo, aho yari yaragiye gutwarira se Ndabarasa nyuma y'uko u Rwanda rutsinze Indorwa. Bivugwa ko hari igihe yibitaga akajya kwa Nyiratunga wari umugore wa se wabo Gihana Nyamihana watabaye Bucengeri ubwo u Rwanda rwaterwaga n'ibihugu bine birimo Uburundi, Ubugesera, Igisaka na Ndorwa. Sentabyo yari akunze kujya guhiga mu mayaga akarara kuri wa mugore Nyiratunga wari umupfakazi wa Gihana Nyamihana. Nyiratunga uyu yari yarabyaranye na Sentabyo umwana witwaga Gahindiro, ndetse n'umwami Sentabyo ubwe ngo yemeraga ko ari uwe, dore ko ngo ubwo Nyiratunga yamubyaraga Sentabyo yanamwoherereje impano zitandukanye zo kumuhemba. Rusaka rwa Temahagari wo mu muryango mugari w'Abacyaba niwe wari umurezi w'uruhinja Gahindiro rwagombaga kuzungura ingoma ya se Sentabyo. Mibambwe Sentabyo niwe mwami wa kabiri watanze ingoma amaze igihe gito ku ngoma, dore ko yayimazeho imyaka 5 gusa mu 1741 kugeza mu 1746. Akaba yarazize amahari y'abashakaga kumwambura ingoma bari barangajwe imbere na Gatarabuhura bwa Sentabyo. Nyuma y'uko atanga ingoma, Sentabyo yazunguwe n'umwe muri abo bahungu be yabyaye hanze ariwe Gahindiro, wimye ingoma akiri uruhinja rw'imyaka 2. Nkezabo we amateka tugaragariza ko yapfanye na se Sentabyo, bose bishwe n'ubushita bandujwe bavuye mu Gisaka. Nubwo Sentabyo bigaragara ko yabyaye abana babiri ku bagore batandukanye, ariko nta mugore n'umwe uzwi mu mateka yigeze ashaka mu buryo buzwi. Undi mwami wa kabiri ni Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wari warabatijwe Jean Baptiste, ni mwene Musinga wa Rwabugiri na Mukashema rya Gakuba, umugabekazi ukomoka mu muryango mugari w'Abega. Yatwaye u Rwanda kuva tariki ya 28 Nyakanga 1959 kugeza ku itariki ya 28 Mutarama 1961. Ni umwami wa 28 bategetse u Rwanda, ari nawe wa nyuma wabaye iherezo ry'ingoma ya cyami mu Rwanda. Yavutse mu 1935 mu buhungiro i Kamembe, aho se Yuhi Musinga yari yaraciriwe nyuma yo kutumvikana n'abapadiri. Aho Musinga yimuriwe ubuhungiro i Moba muri Kongo, yajyanye na bamwe mu bagore be hamwe n'abana be barimo Ndahindurwa. Bishatse kuvuga ko Ndahindurwa yabyirukiye muri Kongo, ari naho yize amashuri ye yaba abanza n'ayisumbuye. Yaje mu Rwanda azunguye mukuru we Mutara Rudahigwa, nawe watanze amarabira aguye i Bujumbura mu Burundi. Kigeli Ndahindurwa niwe mwami umwe rukumbi mu mateka y'u Rwanda, wamaze igihe gito ku ngoma
kuko yayimazeho umwaka umwe n'amezi 6. Iyo ngoma ya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ntiyatinze na busa, kuko ku itariki ya 25 Nyakanga 1960 yagiye i Leopoldville mu munsi mukuru w'ubwigenge bwa Kongo. Kuva ubwo ntiyongeye gutwara u Rwanda, kuko nibwo ubutegetsi bwe bwahiritswe n'abaparimehutu bashakaga kwigobotora ingoma ya cyami bakimika repubulika. Yavuye ku ngoma burundu ku itariki ya 28 Mutarama 1961 ubwo bemezaga ubutegetsi bwa repubulika. Mu gihe ingoma ye yamaze, nta mugore uzwi amateka agaragaza ko yigeze ashaka.